umuntu Kristo yamaze kwicara muri we ntuambwa ngo usomane ngo byemere. Yesu yafashe mu kibanza umutima waguca mu kanwa. Umuntu Kristo yamaze kwicara muri ikizakubwira ko Kristo yamaze kwicara muri wowe, ibigukura bizaza, ibigushuka bizaza, ariko ntuzabyemerera kuko turi mu isi dufashije mu nama. Ikintu kizakubwira ko Kristo yamaze kurambya mu mutima wawe, ibigushuka bizaza pe. Bagwati somaho n'abandi banywaho, somaho yo, kubera ko Kristo yarambije muri wowe, azakubwira ngo haguruka wigendere. Bazajya kubona bona urahagurutse urigendeye. Umuntu Kristo yamaze kwicara muri we, lema la kosikado, akicara mu mutima wawe, akarambya. Yo, barakuvuga ngo tujye mu bapfumu. Hari ahantu batanga uduti, hari ahantu batanga uduti ugakira. Iyo wamaze Kristo amaze kwicara muri wowe, uramubwira ngo hoya ntabwo byashoboka, ibyo ntibibaho, nyamenye Yesu wenyine. Ariko umuntu utari wicazwamo Yesu ngo yicare muri we, wa umupene, wa umunyedini, bakubwatara ahantu hari inzara tsukiruka. Ukeneye kuwemera Kristo akicara muri wowe mu mutima wawe, ukamuhama ikibanza. Ese umutima wawe washize mu iki? Ninde uri mu mutima wawe? Ninde wicaje mu mutima wawe harimo? Ndagira ngo base umutima wawe nibwo rusengero rwawe, nibwo rusengero. Urusengero rw'Imana ntago ari mu icacu, urusengero rw'Imana ni umutima w'umuntu. Umutima wawe waza umutima wawe ngo umutima wanjye ku rusengero rw'Imana. Ubu Imana iri muri njyewe, ubu Imana ubuka wera ari muri njyewe. Mu gihe cyose Abanyarwanda mwemere gukizwa, mukemera ko Yesu yicara mu mitima yacu, tukemera Yesu akicara mu mitima yacu, amateka azahinduka y'Abanyarwanda. Igihe cyose Abanyarwanda tuzemera Kristo akatuyobora, umwuka wera akaba muri twebwe, tugatsinda icyaha, iterambere rizaza, umugisha uzaza, amahoro azaza, umutekano uzaza, amafaranga azaboneka. Mu gihe cyose tuzemera Kristo akaba mu buzima bwacu, tukamugira inshuti yacu ya hafi, tugatsinda ibyaha, urukundo ruzaza. Yo, ubugambanyi buzashira, ubunebwe buzashira, inzangano zizashira, yera sharabo, ubusambanyi buzashira, ibiyobyabwenge bizashira mu bantu. Ariko mu gihe abantu bakomeze gushira agakiza ku ruhande, mu gihe abantu bari kurwanya gusenga, mu gihe abantu bari kurwanya Imana, mu gihe abantu batemera gukizwa, mu gihe abantu batemera ubushake bw'Imana, mu gihe abantu batemera imbaraga z'Imana mu buzima bwabo, nta mahoro bashaka kugira. Ubutayu bwose waba urimo ufite Imana mu buzima bwawe, uzaba igisubizo mu izina rya Yesu. Ntibigombera imyaka, ntibigombera amashuri, ntibigombera ubuhanga. Ubutayu bwose waba urimo, ubutayu bwose waba urimo, ubukene bwose waba urimo, icyaro cyose waba urimo, ahantu ahari hose waba uriho, nushaka ubutanazwi, igihe cyose wubaha Imana, uzahinduka igisubizo mu muryango no muri sosiyete. Ngo mu gihe umwami arimo aravuga, umwe mu bantu bari aho ngaho ibwami, harimo umwe ngo wari warafunganywe na Yosefu, aravuga ati ariko mwanyemerera aho mvuye muri gereza amasize umuntu asobanura inzozi, mwanya mbere yuko mugiraho mwica iri tegeko murisohora, nawe ni mumuzana gerageza. Ndakwifuriza kuba igisubizo apana kuba ikibazo, kuba igisubizo. Birababaje kuba ushobora kurangiza kaminuza, ukarangiza amashuri, ukajya mu itabi, ukajya mu rumogi, ukagenda ipantaro yambare mu kibuno, ugapfa uhagaze. Yebawe birababaje. Yo ugakuta imyaka 40-50 utari igisubizo, utaraba igisubizo cy'umuryango wawe, utaraba igisubizo cyawe, utaraba igisubizo y'igihugu, utazajya no mu ijuru, na hano ku isi utaraba igisubizo. Byiteye agahinda. Umwuka w'Imana kunumyeho. Niwemera kuyoborwa na Kristo, ukemera kwakira Yesu nk'umukiza, ukamwakira, ukareka ibyaha,
uzaba igisubizo mu bagupinze, uzaba igisubizo mu baguhakanye, uzaba igisubizo mu bakurwanyije, uzaba igisubizo mu bavuze ngo ntacyo uzapfa wimariye. Iyo wayimenye ntiyita ku buremere bw'igihe umaze mu butayu, ahubwo ireba intsinzi waboneye mu butayu. Ndabisubiramo, ntabwo Imana yigiye gusubiza, ntiyita ku buremere bw'imyaka umaze utegereje umugabo. Iyo ireba yita ku buremere bw'igihe watsinze utegereza umugabo, ntireba ku buremere bw'ibikomere wagize umutegereza, ahubwo ireba ku butsinzi watsinze utegereza umugabo. Igihe bashatse gukora ku ibere ukabyanga, igihe bashatse kumusomana ukabyanga, igihe bashatse gusohokana ukabyanga, naho ireba. Iyo ije gutabara rero iterura igatereka ahantu, ntirirwa ibaza, ntawe igisha inama. Hari n'abitabaye muri kano kanya, hari abirengeye muri aka kanya, hari abisubize muri aya materaniro, ropera sharabo, hari abibohoye muri aya materaniro. Shiti yanjye, ije niza kukubohora ntawe izagisha inama. Yosefu abagira inama, aravuga ati cyangwa nuko njye numviye nasubira muri gereza simbizi, ntazi kijya imbere, ariko Imana yo, kuko Yosefu yemeye ubuzima bwe akabushyira mu Mana. Shiti yanjye yatsinze examen ikomeye, nyirabuja yashatse kumufata, bosi wadahari arwana nawe, amujugunya n'umwitera yirukanka, nicyo cyamujyanye muri gereza baramufunga. Icyo ni itsinzi. Igihe cyose uzatsinda ikigeragezo gikomeye cy'ibyaha, kizasimburwa no gutabarwa kuva heraho mu ijuru. Nta muntu n'umwe utabarwa cyangwa ukina itsinzi atace mu mutuku, uca ahantu urwana kugira ngo n'ingabo z'igihugu zibyina itsinzi. Tujya tugira igihe cyo kubyina itsinzi, habayeho intambara ikaze kubohora igihugu cy'u Rwanda. Igihe cyose utavunitse ntuzabona Imana. No mu buzima busanzwe, igihe cyose utavunitse ntuzatera imbere. Igihe cyose utahagurutse ntaho uzagera. Ubuzima bwose wabayemo, igihe cyose uzagira icyifuzo cyo gusaba Imana gukizwa ugahinduka, Imana izahindura n'ibyawe, izahindura n'ubuzima bwawe, izahindura n'abawe, izahindura n'abana bawe, izaguhindura ube icyitegererezo. Ariko igihe cyose uzifuza ko ubona umugisha mu Mana udakijijwe, ni ukuri uzaba warayobye, uzaba ufite ubuyobe bukomeye cyane. Ndakwifuriza gukizwa mu izina rya Yesu, amen. Ndakwifuriza gukizwa ndetse n'umuryango wawe ugakizwa, kandi Imana ishimwe, urakoze cyane. Hanyuma ushobora no gushyiraho n'ibyifuzo byawe, nabyo ni byiza cyane. Urakoze rwose, kari kujya kanjena, ariko kubirebera hariya ni sawa. Ushobora no gushyiraho ibyifuzo byawe, kuko nabwe ngo Imana itwerekaho ibyifuzo bikeya, ntago itwerekaho ibyifuzo byinshi. Igenda itwereka bikeya, nabyo tukaza kubisengera. Ariko icyifuzo uyu munsi ukwiye kugira, ukwiye gusaba Imana, ni icyifuzo cy'uko wakizwa kurusha ibindi byifuzo byose. Imana ishimwe. Ukagira icyifuzo cyo gukizwa, ukagira icyifuzo cyo guhinduka, ukagira icyifuzo cyo kubana n'Imana neza. Se ni gute nabana n'Imana? Kature ijambo ry'Imana, Zaburi ya 20 ku murongo waho wa 7.
ndetse turasoma n'umurongo wa 8. Zaburi ya 20 ku murongo waho wa 7 ndetse n'umurongo wa 8 hari ijambo rivuze ngo none menye yuko Uwiteka akiza uwo yasize, azamusubiza ari mu ijuru rye ryera, azamusubirisha imbaraga zikiza z'ukuboko kwe kw'iburyo. 8 bamwe biringira amagare, abandi biringira amafarashi, ariko twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. 9 barunamye baragwa, ariko twebweho turahagurutse turemye. Mwakire neza ijambo ry'Imana shuti bakundwa bene data. Iri jambo riravuze ngo none menye yuko Uwiteka akiza uwo yasize. Ndashaka kuvuga ku gusigwa n'Uwiteka. Gusigwa kuri mu buryo bwinshi, ariko ndashaka kuvuga gusigwa gushingiye ku mbabazi Imana ikugirira. Icyama ngo Imana igusige mu buzima bwawe. None menye yuko Uwiteka akiza uwo yasize. Ntabwo Uwiteka apfa gukiza uwo ari we wese. Oya, ntabwo ari abantu bose bahuruye, ntabwo ari umuntu wese ubonetse uze ngo ukuje ahita gukiza. Oya, ntabwo ari abantu bose. None menye yuko Uwiteka akiza uwo yasize. Nta muntu n'umwe mu buzima utifuza gusigwa n'Uwiteka. Nta muntu n'umwe mu buzima utifuza imbabazi z'Imana. Nta muntu n'umwe mu buzima utifuza guhembuka. Umuntu wese yifuza guhembuka. Umuntu wese yifuza kugirirwa neza n'Imana. Umuntu wese yifuza imbaraga z'Imana. Umuntu wese yifuza ineza y'Imana. None menye neza yuko Uwiteka akiza uwo yasize, azamusubiza ari mu ijuru rye ryera. Uwiteka mbere yuko agukiza arabanza akagusiga. Uwiteka abanza kugusiga agakiza. Umuntu wese udukurikiye nuzumva iri jambo ry'Imana ukeneye gusigwa kuva heraho mu ijuru. Ukeneye gusigwa kuva mu mugambi w'Imana. Ukeneye gusigwa kuva mu bushake bw'Imana. Ukeneye gusigwa kuva mu mbaraga z'Imana. Ukeneye gusigwa kuva mu kubaho kw'Imana. Ukeneye gusigwa kuva mu mirimo y'Imana. Ukeneye gusigwa kuva ku Uwiteka Imana Nyiringabo. Umuntu wese akeneye gusigwa. Amavuta ya mbere ukeneye gusigwa, ukeneye gusigwa imbabazi ziva ku Mana. Kandi kugira ngo wakire kugusigwa nuko wemerera Kristo akakuyobora mu bugingo, akakuyobora, akayobora imitekerereze yawe, akayobora ubuzima bwawe, akayobora imvugo zawe, akayobora ubuzima bwawe, akakuyobora. Uzakira gusigwa niwemerera Kristo akakuyobora. Igihe cyose uzayoborwa n'amarangamutima yawe, igihe cyose uzayoborwa n'amahitamo yawe, ukayoborwa n'ubuzima bwawe, ukiyobora,
uzahinduka ikigenge. Ariko igihe uzemera ko Kristo akuyobora uzacya no gusigwa kuva ku Mana. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Ukeneye ko usigwa, ugasigwa imbaraga z'Imana zibohora. Umwami Yesu akabohora ubuzima bwawe, Umwami Yesu akabohora ubugingo bwawe. Ugusigwa isi ikeneye, ugusigwa Afurika ikeneye, ugusigwa umuntu wese akeneye, uri muri iki gihugu n'uri hanze, ugusigwa kwa mbere ukeneye ni ugusigwa Imana ikagusiga agakiza, ukakira agakiza. Ukeneye ko Imana, ukeneye ko ugira faveri y'Imana, ukagira urukundo rw'Imana kukuzaho, ukakira Yesu ugakizwa. Nta hantu natwe ushobora kugera, nta naho wageza umuntu utemere Kristo ngo akubere umuterankunga mu buzima bwawe. Igihe cyose uzemera Kristo ko mugendana, igihe cyose uzemera Umwuka Wera ko mugendana, igihe cyose uzemera ko ubwiza bw'Imana mugendana, igihe cyose uzemera ko Roho Mutagatifu aba mu buzima bwawe, uzaba umuntu udasanzwe mu buzima bwawe. Igihe cyose uzabaho wemera, igihe cyose uzemera ukumva ukeneye ko Umwami Yesu mugendana, muri kumwe, uzakomera. Abantu benshi barashaka kugenda, ariko ntibashaka kugendana na Yesu. Abantu benshi barashaka kugenda, abantu benshi rwose, buri muntu wese yifuza kugenda, ariko ntabwo abantu bashaka kugendana na Yesu. Kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye, ni ibanga rihambaye. Kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye, ni ibanga rihambaye. Kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye, ni ibanga rihambaye. Kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye, ni ibanga rihambaye. Kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye, ni ibanga rihambaye. Kugendana n'Umwami ni ibanga rihambaye, ni ibanga rihambaye. Kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye, ni ibanga rihambaye. Kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye, ni ibanga rihambaye. Kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye, ni ibanga rihambaye. Kugendana n'Umwami, kugendana nawe ni ibanga rihambaye. Kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye, ni ibanga rihambaye. Igihe cyose uzemerera Kristo mukagendana, igihe cyose uzemera Kristo akayobora ubuzima bwawe, igihe cyose ushuti wo nkurikiye, igihe cyose uzumva umutima wawe, ubuzima bwawe, ahazaza hawe, iterambere ryawe, Lela sharabo, ahazaza hawe, amashuri yawe, abana bawe, akazi kawe, ibyawe, igihe cyose uzagira ishyaka ukumva ukeneye ko ibyawe ubigendanamo n'Imana, wemera Yesu akabiyobora, uzaba umuntu udasanzwe mu buzima bwawe.
abantu benshi barashaka kugenda ariko ntibashaka kugendana n'Imana. Abantu benshi barashaka gutera imbere ariko ntago bashaka gutera imbere bari kumwe n'Imana. Abantu benshi barashaka guhanura, barashaka kubwiriza ariko ntibashaka kubwiriza bafite agakiza. Abantu barashaka kuba bigisha, barashaka guhanura, barashaka kubwiriza ariko ntibashaka kugirana n'uhagarariye ibibwirizwa byabo. Abantu benshi barashaka kuba abadasanzwe ariko ntibashaka gukizwa. Igihe cyose uzashaka kugenda ariko utari kumwe na Yesu, ibyawe ntaho bizagera. Igihe cyose uzashaka kugenda utari kumwe n'Imana, ahazaza hawe hazaba habi. Igihe cyose uzaba mu buzima, nkunda kubabwira, igihe cyose uzaba mu buzima, ubuzima bwawe utemera ngo buyoborwe n'Imana, buyoborwe no gukizwa, nta hantu uzagera. Ariko niwemera kugendana na Yesu, niwemera kugendana n'Imana, uzaba kwifuzwa, uzakenerwa, uzashakishwa. Ndika mbabwire, ubuzima butari mu Imana ntiburama, iterambere ritari mu Imana ntirirama, amashuri atari mu Imana ntacyo amarira umuntu, amafaranga atari mu Imana ntacyo amarira umuntu. Umva, ubucuruzi wagira butari mu Imana nta kintu buzakumarira. Ubu urabugira, Satani akabwinjiramo, akaza akabwicaramo, akabwangiza. Iyo butari mu Imana urabirundarunda ariko ukabibamo ufite amarira. Abantu tukubona nyuma tukubona kuri bose ariko urarurira. Ubuzima bwawe bwose wemerewe bugwe n'Imana. Imitungo wagira itari mu Imana nta kintu kumarira, kuko burya n'ubwo uyifite Isirayeli yose Satani yayikwiba. Nje kukubwira ngo emera gusigwa, none menye yuko Uwiteka akiza uwo yasize, azamusubiza ari mu ijuru rye ryera. Ese koko birashoboka ko Uwiteka yahindura ubuzima bwawe akagusiga? Ese ukeneye gusigwa n'Imana? Igihe cyose uzaba uyoborwa n'amahane, igihe cyose uzaba uyoborwa n'ibyaha, nta hantu uzagera. Ndakwifuriza kugendana na Yesu n'ibanga rihambaye. Nugendana na Yesu ntabwo uzagwa, uzahagarara. Biravuga ngo barunamye baragwa ariko twe turahagaze. Nuba uri kumwe na Yesu uzagenda uhagaze, ntabwo uzunama ngugwe. Lela shalab, uzagenda Umwuka Wera azakuyobora. Imbaraga z'Imana zizabana nawe, igitinyiro cy'Imana kizabana nawe, umugisha w'Imana uzakuzaho. Umuntu wese wemeye kugendana na Yesu bakajyana, aho Imana iguteretse, intebe iguhaye iranayirinda. Impamvu mubona abantu benshi bagira ibintu byinshi ariko bikabacika, ntabwo bemera kugendana na Yesu. Bamwe bajya gushaka inzaratsi, abandi bakajya gushaka uduti, abashatse uduhembe, abashatse iki, bamwe bakajya mu bapfumu bakitwaza ibyo. Bageraho batuburira, ukibwira ko baguhaye ibikurinda, ahubwo ibyo baguhaye ari ibizangiza hazaza hawe. Igihe cyose Satani uzemera ko yinjira mu byawe, igihe cyose abana bawe uzabashora mu bazimu, bakajya kubarasaga, bakajya kubatongera,
bakajya kubasiga imiti bakabaterekera, uzaba bahaye Satani. Ubuzima bwabo bazakura bari mu buzima bubi. Ubingaruka nyinshi abantu benshi bafite nibyo abantu bakuriyemo. Ndakwingingira nshuti y'Imana ngo wemere ubuzima bwawe buyoborwe n'Imana kurusha kwiyobora. Igihe cyose uzayoba, reka nkubwire, igihe cyose uzayoba ukajya gusenga, ejo ukajya kuraguza, bakaguca indasago, wabona byanze ukajya no mu barokore, ntabwo wari wamenya aho ugomba guca. Shaka inzira, emerera Yesu akuyobore. Nungena na Yesu ntabwo uzayoba. Bariza umuntu mwicanye ngo ese uyoborwe nande? Mutima wanjye turizi Imana yonyine. Mutima wanjye hamagara Yesu. Mutima wanjye turizi Imana yonyine. Imana yawe niyo gisubizo, izabana nawe iminsi yose, izakurinda akaga kose. Izabana nawe iminsi yose, izakurinda akaga kose. Niwemerera Imana izabana nawe. Niwemerera Yesu aza kuyobora. Niwemerera Imana izabana nawe. Roshara. Niwemerera Yesu aza kuyobora. Izabana nawe iminsi yose, iminsi yo kubaho kwawe izagengwa n'Imana. Izabana nawe, oh mama, iminsi yo kubaho kwawe izagengwa n'Imana. Izabana nawe iminsi yose, izakurinda akaga kose. Emerera Yesu akuyobore. Izabana nawe iminsi yose, ubuzima bwawe Yesu azabuyobora. Niwemerera Yesu azakuyobora, azakurinda akaga kose kandi bizamenyekana. Azakurinda amakuba yose kandi bizamenyekana. Azakurinda akaga kose kandi bizamenyekana. Orashakara. Azakurinda amakuba yose kandi bizamenyekana. Azakurinda akaga kose kandi bizamenyekana. Niwemerera Yesu azabana nawe yo. Azakurinda akaga kose nawe uzabyibonera. Orasha. Azakurinda akaga kose nawe uzabyibonera. Niwemerera Yesu mama
ukamwemerera azakurinda akaga kose kandi bizamenyekana. Niwemerera Yesu ubuzima bwawe ukemera ko buyoborwa nawe, emerera Yesu akuyobore, emerera Yesu akubera inshuti, emerera Yesu akubere umujyanama, emerera Yesu ayobora intambwe zawe, emerera Yesu akurwanirire lekosikadro, emerera Yesu ayobora hazaza hawe. Yoboza Uwiteka inzira, emerera Yesu ari we ugiri uwa mbere mu buzima bwawe. Umva nshuti yanjye nkurikiye, wagerageje ibintu byinshi mu buzima bwawe ntibyakunda, wagerageje ibya kujya mu mafungu ntibyakunda, warirwanire ntibyakunda, ariko njya nkubwire ngo hari aho guca bikemera, wemeye ubuzima bwawe ukayoborwa na Yesu, ubuzima bwawe bwahinduka. Abantu bakeneye Imana, isi ikeneye Imana, aho udukurikiye uri ukeneye Imana, wowe udukurikiye ukeneye ko ubuzima bwawe Yesu abuyobora. Abana bawe bakeneye Imana, ahazaza hawe hakeneye hakeneye Imana, umuryango wawe ukeneye Imana, mukeneye Imana ngo iyobore ubuzima bwawe. Saba Yesu aba ari ukuyobora, naho ibindi byose ni umusenyi. Yesu niwe wakurinda akakurinda akaga kose. Ntabwo wasigwa Yesu atari gusize. None menye yuko Uwiteka akiza uwo yasize, azamusubiza ari mu ijuru ryegera, azamusubirisha imbaraga ze zikiza n'ukuboko kwe kwiwe. Hari imbaraga ziboneka muri Yesu Kristo abisi badashobora kubona. Hari imbaraga tubonera mu gakiza, hari ubuzima tubonera mu gakiza, hari umunezero tubonera mu gakiza, hari inzira abandi badashobora kubona tubonera mu gakiza, hari umugisha tubonera mu gakiza abandi batabona, hari iterambere wabonera mu gakiza abandi bararibuze. Ukeneye ko Yesu akubera inshuti. Ese ubuzima bwawe buyobowe nande? Buyobowe nande? Ese amahitamo yawe ayobowe nande? Umuntu agizwe n'amahitamo y'uburyo bubiri, amahitamo mabi n'amahitamo meza. Ubundi kugira ngo umuntu abe mu buzima bwiza bufite ishusho y'ahazaza, nuko yemera amahitamo ye akayoborwa n'Umwuka Wera, akayoborwa na Yesu. Iyo utemereye Yesu kuyobora ubuzima bwawe, ugira amahitamo mabi ayoborwa na kamere, kandi kamere ituruka kuri Satani. Igihe cyose uri mu buzima budakijijwe, ukuyoboye ni Satani. Satani uzagushuka, Satani azagushora mu byaha, Satani azagushora mu marari, Satani azagushora mu bigare, Satani azagushora mu kurwana, Satani azagushora mu kwiba, Satani azagushora mu bugamba. Igihe cyose ubuzima bw'umuntu buyobowe n'amahitamo y'uburyo bubiri, amahitamo meza n'amahitamo mabi. Amahitamo meza ayobowe n'Umwuka Wera n'Imana. Iyo wemereye Kristo ugakizwa, uyoborwa n'Umwuka Wera.
Bibiliya ivuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Umuntu uyoborwa n'umwuka wera akora ibyiza, akora ibyiza, akora iby'ubutwari. Kandi ntiwayoborwa n'umwuka wera udakijijwe. Kugira ngo uyoborwe n'umwuka wera nuko wemera kureka ibyaha. Igihe cyose ushaka iby'Imana ariko udashaka gukizwa, uba waravangiriwe mu rusengero. Igihe cyose uzashaka imigisha yo mu Mana kandi udashaka gukizwa, uzaba ufite ivangirwa. Igihe cyose uzashaka umugore wo mu Mana kandi udashaka gukizwa, uzaba ufite ivangirwa. Igihe cyose uzashaka amafaranga yo mu nzu y'Imana kandi udashaka gukizwa, uzaba waravangiwe, ntayo uzabona. Kereka niwemera ubuzima bwawe bukayoborwa n'Imana, amahitamo yawe. Buri muntu wese, bene data munkurikiye, umuntu wese yifuza gukora ibyiza, ariko iyo utemereye Yesu ngo ayobore ubuzima bwawe, wisanga wakoze ibibi. Hari n'imitego winjira wisanga mutayizi, hari n'amakosa uzagwa mutayazi. Igihe cyose wanze ko umwuka wera kuyobora, igihe cyose wanze ko ubwiza bw'Imana bukuyobora, hari imitego uzagenda ugwa mutazi uburyo uyiguyemo. Igihe cyose wanze ko ubuzima bwawe Yesu Kristo buyobora, hari za bariyeri uzagenda uhura nazo. Ndakwifuriza kwemera Yesu ngo ayobore amahitamo yawe. Umuntu wese Imana yaremye, na wa wundi uca amarenga, afite amahitamo mu buryo bubiri. Ariko kugira ngo aya mahitamo akore neza, nuko wemerera Kristo akayobora imitekerereze yawe. Bibiliya ivuze ngo imigenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka, ituma n'abanzi be buzura nawe. Igihe cyose imigenzereze yawe, ubuzima bwawe buzaba Uwiteka bumunezeza, n'abanzi bawe bazakuyoboka. Ariko igihe cyose uri kwiyobora, Satani azagushora mu bibi. Baza umutima wawe, baza ngo ariko umutima wanjye uyobowe nande? Haleluya! Igihe cyose uzaba mu buzima bwawe, ukaba mu buzima imitekerereze, amahitamo yawe, nimba ushaka ko amahitamo yawe aba meza, emera Yesu akuyobore. Ntabwo uzayoba. Emera Yesu ukizwe, emera Yesu uhinduke. Abantu benshi bari mu madini, abantu benshi bari mu itorero ntibakijijwe. Kuba mu itorero ni kimwe, ariko no kwemera Kristo akakuyobora ni ikindi. Iyo umuntu adakijijwe avuga ibijyanye n'amarangamutima ye. Ibyo yumva bimushimisha nibyo avuga, ariko yukijijwe uyoborwa n'umwuka wera. Bakundwa bene data, inshuti z'umusaraba, munkurikiye hano kuri gusenga rwa, abafashe umwanya wanyu, Imana ibahe umugisha. Wafashe umwanya wawe inshuti yanjye, Imana iguhe umugisha, urankurikira. Ndakwifuriza kuyoborwa n'umwuka wera. Ndakwifuriza ko ubuzima bwawe buyoborwa n'umwuka wera. Ndashaka kukuhishurira ihishurwa rikomeye umwuka w'Imana amaze iminsi amishurira. Ni inshuro nyinshi mbakubwira, igihe cyose nzi hano kuri gusenga rwa, igihe cyose mfunguye kaza hanga nkicara aha, umwuka wera aragushaka ngo ukizwe, agukize ibikomere by'igihe kirekire. Ibyo bikomere ufite umaranye igihe kirekire, igihe uzemerera umwuka wera ko yinjira mu buzima bwawe ugakizwa, uzakira ibyo bikomere. Igihe cyose uzemera Yesu ukayobora ubuzima bwawe, ako gahinda ufite kazahinduka ibyishimo. Lekita la shala boni amano elefo. Igihe cyose uzemera ko ubuzima bwawe
Yesu Kristo amuyobora, ako gahinda kazahinduka ibyishimo. Igihe cyose uzemera ko Yesu Kristo ayobora intambwe zawe, uzatungura abantu. Abantu bari mu rusengero ariko ntibashaka kuyoborwa n'Umwuka Wera, ntibashaka gukizwa. Abantu ntibashaka gukizwa ariko bashaka kuba abafana. Ko mu rusengero ni kimwe, no gukizwa n'ikindi. Gukizwa ni ukureka ibyaha. Bimwe mu bintu bizimya iterambere ry'abantu, mu bintu bituma Imana idaha umugisha abantu b'Imana, ibintu bituma Imana idaha umugisha umuntu, ni ibyaha. Ibyaha ntibishaka kukwemera kubona umugisha. Umuntu wese wibera mu byaha kugira ngo azabone umugisha uva ku Mana ntibishoboka. Umuntu uzaguhanurira ngo ubonye umugisha wiba, usambana, unywa itabi, azaba akubeshye, ntabwo bizabivuye ku Mana. Ubwo se ubuhanuzi bwose umaze kumva, iyo uza kuba urusubizwa uba warasubijwe. Ariko wasubizwa gute kandi amahitamo yawe ufite akujyana mu byaha? Kandi nta muntu uzakuzirika ku ipantaro ngo agende gukura kugira ngo Yesu ahindure amateka yawe. N'uwo ugomba kwemera Yesu Kristo agayobora amahitamo yawe. Amahitamo ni ikibana yateretse mu mutwe wawe, mu mutwe w'umuntu, mu bwonko bw'umuntu habamo amahitamo y'uburyo bubiri. Igihe cyose nta umuntu wese agiye gukora ibyaha, umuntu wese ugiye gukora amanyango, umuntu wese ugiye kurwana, umuntu ugiye kwiba, ugiye gusambana, ugiye kuroga, ugiye kwica, umuntu wese ugiye gukora ibintu bibi ahura n'amahitamo mu buzima bwe abiri. Amahitamo ati sigaho ibyo bintu ukora ntabwo ari byo, ayo nayo Imana. Amahitamo ya Satani akubwira ngo ibyo bikore ntacyo bitwaye, bikore n'abandi barabikora. Umuntu uwo ari we wese, waba warinje mu rusengero, waba utararwinjiyemo, ayo mahitamo urwana nayo. Waba warinje mu rusengero, waba utararwinjiramo, umuntu wese agifite amahitamo Imana yamuhaye y'uburyo bubiri, amahitamo meza n'amahitamo mabi. Igihe cyose ugiye gukora ikintu kibi, iyo udakijijwe, iyo udasenga, iyo utamenye Yesu Kristo, iyo utakise umukiza ngo ukizwe, amahitamo yawe ayoborwa na Satani. Igihe cyose ugira umufana bita Satani ukubwira ngo somana nta kibazo. Igihe cyose umuntu wese urimo ayoborwa na kamere, uri kuyoborwa na kamere, uri kurwa n'amarangamutima n'ibyaha, Satani arakwagiserera. Igihe cyose uza mu buzima utareme gukizwa, Satani azakwagiserera, kandi akwagiserera inyuma yawe yahahishe igikomere, akwagiserera inyuma yawe yahahishe igisebo, akwagiserera inyuma yawe yahahishe ikintu gikomeye kizakwicira izina, akakwagiserera. Satani arakwagiserera kabati jya kubyina nta kibazo. Abantu bakubonye uri kubwiriza, cyangwa abantu bakubonye uri mu ijambo ry'Imana, bakubona murabyina, ejo ukaba ushebeje umurimo w'Imana. Igihe cyose abantu benshi bakunze kujya mu nsengero ariko ntibakunze, ntibemera Yesu ngo abayobore. Kuzana ubutumwa. Nimba ushaka kugira impinduka mu buzima bwawe y'icyitegererezo, ugatungura abantu, ugatungura umuryango wawe, ukabera umugisha Afurika, ukabera umugisha isi, ukabera umugisha umuryango wawe, emera Yesu Kristo akuyobore. Nibwo butumwa nkuzaniye. Baguhanurire gute mu gihe utaremera Kristo akakuyobora, mu gihe utaremera gucika ku ngeso y'icyaha? Nibashaka abahanuzi bose b'isi yose bazagusengera, ntacyo bizakumarira. Mu gihe utari wemera ko Umwuka Wera kuyobora, mu gihe utaremera ko Yesu Kristo yinjira mu buzima bwawe, ngo ahari ibyaha Yesu Kristo ahicare arambe. Yesu Kristo yinjira mu mutima, yinjira mu bugingo bw'umuntu, akicaramo, agafatamo ikibanza, agasohoramo ibyaha, akicara muri wowe. Yamaze kwicara muri wowe, ugira amahitamo meza, ntuba ukiyoborwa na kamere. Umuntu Kristo yamaze kwicara muri we,
ntuhambwa ngo dusomane ngo byemere. Yesu yafashemo ikibanza umutima waguca mu kanwa. Umuntu Kristo yamaze kwicara muri ikizakubwira ko Kristo yamaze kwicara muri wowe, ibigukura bizaza, ibigushuka bizaza, ariko ntuzabyemerera kuko turi mu isi dufashije mu nama. Ikintu kizakubwira ko Kristo yamaze kurambya mu mutima wawe, ibigushuka bizaza pe. Bamwati somaho n'abandi banywaho, somaho yo, kubera ko Kristo yarambije muri wowe, azakubwira ngo haguruka wigendere. Bazajya kubona abona urahagurutse urigendeye. Umuntu Kristo yamaze kwicara muri we, lema la kosikado, akicara mu mutima wawe, akarambya. Yo, barakuvuga ngo tujye mu bapfumu. Hari ahantu batanga uduti, hari ahantu batanga uduti ugakira. Iyo wamaze Kristo amaze kwicara muri wowe, uramubwira ngo hoya ntabwo byashoboka, ibyo ntibibaho, niyamenye Yesu wenyine. Ariko umuntu utari wicazwamo Yesu ngo yicare muri we, waba umupene, waba umunyedini, bakubwatara ahantu hari inzara ukiruka. Ukeneye kuwemera Kristo akicara muri wowe mu mutima wawe, ukamuhamo ikibanza. Ese umutima wawe washize mu iki? Ninde uri mu mutima wawe? Ninde wicaje mu mutima wawe harimo? Ndagira ngo base umutima wawe nibwo rusengero rwawe, nibwo urusengero rw'Imana, ntago ari mu icacu. Urusengero rw'Imana ni umutima w'umuntu. Umutima wawe waza umutima wawe ngo umutima wanjye ku rusengero rw'Imana, ubu Imana iri muri njyewe, ubu Imana Umwuka Wera ari muri njyewe. Mu gihe cyose Abanyarwanda mwemere gukizwa, mukemera ko Yesu yicara mu mitima yacu, tukemera Yesu akicara mu mitima yacu, amateka azahinduka y'Abanyarwanda. Igihe cyose Abanyarwanda tuzemera Kristo akatuyobora, Umwuka Wera akaba muri twebwe, tugatsinda icyaha, iterambere rizaza, umugisha uzaza, amahoro azaza, umutekano uzaza, amafaranga azaboneka. Mu gihe cyose tuzemera Kristo akaba mu buzima bwacu, tukamugira inshuti yacu ya hafi, tugatsinda ibyaha, urukundo ruzaza. Yo, ubugambanyi buzashira, ubunebwe buzashira, inzangano zizashira, yera sharabo, ubusambanyi buzashira, ibiyobyabwenge bizashira mu bantu. Ariko mu gihe abantu bakomeze gushyira agakiza ku ruhande, mu gihe abantu bari kurwanya gusenga, mu gihe abantu bari kurwanya Imana, mu gihe abantu batemera gukizwa, mu gihe abantu batemera ubushake bw'Imana, mu gihe abantu batemera imbaraga z'Imana mu buzima bwabo, nta mahoro bashaka kugira. Nta mahoro wagira, ntayo. Satani nta mahoro ashaka gutanga. Shuti yanjye, mu gihe urubyiruko rwacu, mu gihe muzemera Kristo akabayobora, muzagira akazi, muzatera imbere, abazimu bazabarekura. Ariko mu gihe uzajya mu rusengero udakijijwe, ukajya mu rusengero ugasomana, ukajya mu rusengero ukajya mu nzoga, ukajya mu rusengero ukajya mu bigare, shuti yanjye, uzapfa uhagaze. Gupfa uhagaze ni ukurumbira igihugu, ukarumbira itorero, ukarumbira umuryango, bakavuga ngo mu muryango wo kwa kanaka umwana apfuye ahagaze. Iyo utemereye Kristo akakuyobora, uba ikibazo aho kuba igisubizo. Umuntu nkurikiye, ereko sinimo, ndakwifuriza kuba igisubizo mu buzima bwawe. Iyo utemereye Kristo ngakuyobore mu buzima bwawe, muri karitsiye utuye, aho uri, waba uri hanze, waba muri iki gihugu, iyo utemereye Kristo ngakuyobore, uba ikibazo mu muryango aho kuba igisubizo. Uteza ibikomere aho kuvura ibikomere. Kandi Imana yakuremeye kuba umuvuzi w'ibikomere. Umuntu wese Imana yamuremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Ariko iyo wanze ko Kristo akuyobora, uteza ibikomere, ubu munyabibazo mu bantu, ntabwo ubi igisubizo. Imana yakuremeye kuba igisubizo. Ndanya ko mu gatuza akavuga ngo ngewe ndi igisubizo cya mugenzi wanjye, wowe uri igisubizo cya mugenzi wanjye. Larasha ihanurire wo nkurikiye, vuga ngo ngewe ndi igisubizo cya mugenzi wawe, uri igisubizo cy'umuryango wawe, uri igisubizo cya famiye yawe, uri igisubizo cy'abavandimwe bawe, uri igisubizo cya
reko uri igisubizo cy'ababyeyi bawe. Igihe cyose uzemera Kristo akakuyobora, uzaba igisubizo cy'umuryango wawe, uzaba igisubizo cy'igihugu. Igihugu kizakubonamo umumaro. Ntabwo itorero rizaterana rikwigaho ngo hari umuntu urara mu kabari, hari umuntu itabi ryishoye. Bazaterana bavuga ngo uriya muntu ni inyangamugayo, uriya muntu tumubona mu Imana. Uzi umuntu wabaye igisubizo mu gihugu. Yosefu yabaye igisubizo mu gihugu, aba igisubizo avuye muri gereza. Umwami yicaranye n'abanyabwenge, habura umunyabwenge n'umwe. Ariko Yosefu kubera kubaha Imana, kubera ko yatsinze ubusambanyi bwa nyirabuja, rarasharabo, yabaye igisubizo. Haleluya, Imana ishimwe. Igihe cyose Yosefu yabaye igisubizo mu gihugu, apana mu muryango. Uyu muntu yubasha Imana, ukemera gukizwa, uhinduka igisubizo mu gihugu. Ntuba ikibazo, ntabwo uba ikibazo, uba igisubizo. Ati Imana ite, umva, abantu batamuzi ibisonga by'umwami bitamuzi, yewe n'abariragereza ntibari bamuzi Yosefu. Nanze afite muri kiriya gihugu, nta na bene wabo bahari, erasharabo. Ariko kubaha Imana kwa Yosefu kwatumye agenda asobanura inzozi. Gahunda umwami yari yateguye n'itegeko yari yasaba ngo nimutazisobanura muricwa, nta kintu mwaba mumaze. Nimudasobanura ijana rose, nazirose ariko nazibagiwe. Abahamagaye baratsindwa, abahamagaye kudusobanura zirabananira. Barabwira ati mwami gerageza basi uzivuge basi. Arabwira nazirose nazibagiwe, icyo nzi nuko ziteye ubwoba, kandi musabwa kuzisobanura nk'abanyabwenge. Nimutazisobanura mwicwe. Ariko kuko mu gihugu harimo umwana umwe, harimo umuntu umwe uri mu gihome. Oh haleluya, harimo umuntu umwe uri mu gihome ariko ufite Imana muri we. Ubutayu bwose waba urimo ufite Imana mu buzima bwawe, uzaba igisubizo mu izina rya Yesu. Ntibigombera imyaka, ntibigombera amashuri, ntibigombera ubuhanga. Ubutayu bwose waba urimo, ubutayu bwose waba urimo, ubukene bwose waba urimo, icyaro cyose waba urimo, ahantu ahari hose waba uriho, nushaka ubutanazwi, igihe cyose wubaha Imana, uzahinduka igisubizo mu muryango no muri sosiyete. Ngo mu gihe umwami arimo aravuga, umwe mu bantu bari aho ngaho ibwami, harimo umwe ngo wari warafunganywe na Yosefu, aravuga ati ariko mwanyemerera aho mvuye muri gereza amasize umuntu asobanura inzozi, mwanya mbere yuko mugiraho mwica iri tegeko murisohora, nawe nimumuzana gerageza. Ndakwifuriza kuba igisubizo apana kuba ikibazo, kuba igisubizo. Birababaje kuba ushobora kurangiza kaminuza, ukarangiza amashuri, ukajya mu itabi, ukajya mu rumogi, ukagenda ipantaro yambare mu kibuno, ugapfa uhagaze. Yebawe birababaje, yo ugakuta imyaka 40-50 utari igisubizo, utaraba igisubizo cy'umuryango wawe, utaraba igisubizo cyawe, utaraba igisubizo y'igihugu, utazajya no mu ijuru na hano ku isi utaraba igisubizo. Byiteye agahinda. Umwuka w'Imana kunumyeho. Niwemera kuyoborwa na Kristo, ukemera kwakira Yesu nk'umukiza, ukamwakira, ukareka ibyaha, uzaba igisubizo mu bagupinze, uzaba igisubizo mu baguhakanye, uzaba igisubizo mu bakurwanyije, uzaba igisubizo mu bavuze ngo ntacyo uzapfa wimariye. Yosefu bajya kumuriba muri gereza, umwana ubaye igisubizo
baravuga ati uwo bita Yozefu nasohoke muri gereza, asohokamo. naho abacu bamwe na bamwe bakujyana iwawe ukananirana, bakagorokananirana. Emerera Yesu yinje mu buzima bwawe. Wagize ngo urankurikiye, hari unkurikiye, Mwuka w'Imana nyetse agiye wa kabiri kose, bakujyanye wa kabiri nanirana, nyamara wemereye Yesu, uyu munsi waba igisubizo cy'umuryango wawe. Ntiwakongera kujya uraruriza umubyeyi wawe. Baravuga ati uwo bita Yozefu nasohoke, arasohoka. Numva ntiwajya ibwami umeze nabi, ntiwajya ibwami n'urusatsi, ntiwajya ibwami utambaye neza, ntiwajya ibwami, ntibishoboka. Katana ahantu nawe bishemiro kubitekerezeho, bitekerezeho. Baramwogoshe, baramujyanye ibwami, kuko ari mu Imana. Igihe cyose imitekerereze yawe, amahitamo yawe, imishinga yawe, ubwenge bwawe, ubuhanga bwawe, ubwiza bwawe, icyubahiro cyawe, izina ryawe, igihe cyose wemere ko Kristo akuyobora, akabiyobora, uzaba igisubizo cy'abandi, ntabwo uzaba ikibazo cy'abandi. Ndahanura ubuzima bwawe, igihe cyose uzemera Kristo ko ayobora, neko sika uzaba igisubizo cy'abandi. Abantu badagazwe bati turapfuye, bagahamagara ati nawe zakorane kwisobanura, ati nange zananiye, nawe kandi nabyakorane kwisobanura, ati zananiye. Ngo Yozefu hageze, haleluya, inzozi arazisobanura, abaha n'umuti w'igisubizo. Harabwa ngo mushaka umuntu w'umunyabwenge ahunikira igihugu, inzara izatera. Haleluya. Abaha n'umuti w'igi, ababwira inzozi zarizo, ababwira nuko bizamera, ababwira nuko bakirinda inzara. Harabwa ati inzara izatera. Mushaka umuntu w'umunyabwenge, mushaka umuhunitsi, mushaka umuntu uzi guhunika. Bantu mfashwe muhereza Imana icyubahiro. Urumva ntabwo arazisobanuye n'ukumuheza, ntibanamuzi, avuye no muri gereza. Mwaze ese kavuye, ati kavuye muri gereza. Upfa kuba waramenye Imana. Imana yo wayimenye niyita ku buremere bw'igihe umaze mu butayu, aho kureba, ahuko ireba itsinzi waboneye mu butayu. Ndabisubiramo, ntabwo Imana yigiye gusubiza, ntiyita ku buremere bw'imyaka umaze utegereje umugabo. Iyo ireba yita ku buremere bw'igihe watsinze utegereza umugabo. Ntireba ku buremere bw'ibikomere wagize umutegereza, aho ukireba ku butsinzi watsinze utegereza umugabo. Igihe bashatse gukora kwiberuka byanga, igihe bashatse kumusomana ukabyanga, igihe bashatse gusohokana ukabyanga, naho ireba. Iyo ije gutabara rero iterura igatereka ahantu, ntirirwa ibaza, ntawe igisha inama. Hari n'abitabaye muri kano kanya, hari abirengeye muri aka kanya, hari abisubize muri aya materaniro, ropera sharabo, hari abibohoye muri aya materaniro. Shiti yanjye, ije niza kukubohora, ntawe izagisha inama. Yozefu abagira inama, aravuga ati cyangwa nuko njye numviye nasubira muri gereza, simbizi, ntazi imbere, ariko Imana yo, kuko Yozefu yemeye ubuzima bwe akabushyira mu Mana. Shiti yanjye yatsinze examen ikomeye. Nyirabuja yashatse kumufata, bosi wadahari, arwana nawe, amujugunyira umwitera yirukanka, nicyo cyamujyanye muri gereza baramufunga. Icyo ni itsinzi. Igihe cyose uzatsinda ikigeragezo gikomeye cy'ibyaha, kizasimburwa no gutabarwa kuva heraho mu ijuru. Nta muntu n'umwe utabarwa cyangwa ukina itsinzi atace mu mutuku, uca ahantu urwana kugira ngo n'ingabo z'igihugu zibyina itsinzi. Tujya tugira igihe cyo kubyina itsinzi.
habayeho intambara ikaze kubohora igihugu cy'u Rwanda. Igihe cyose utavunitse ntuzabona Imana. No mu buzima busanzwe igihe cyose utavunitse ntuzatera imbere. Igihe cyose utahagurutse ntaho uzagera. Ubwo usabwa guhaguruka uri kumwe n'Imana. Yosefu ahagurutse, ashyizeho ubwenge bwe, ashyizeho amahitamo meza ye, yanze gukora ibyaha, bimujyanye muri gereza. Imana yamucecekanye. Hari nk'uko yagucecekanye, hari ahantu ugera nusanga n'uwirebe urasanga ufite gereza y'ibibazo, urasanga ufite gereza y'amadeni, gereza zitandukanye uyu munsi nawe hari yawe ufite. Ariko nimba warubasha Imana, Imana irakugira igisubizo mu muryango wawe. Ngo barareba barareba, umwami arareba, abaza abanyabwenge bagenzi be, abaza abo yari yizeye, baramubwira ati ntawabishobora. Ahangaha yo mageze mbwira abantu ngo ifi yawe ntawe uzayiroba. Ifi yawe upfa kuba wubaha Imana, ntawe uzayiroba, nta muntu uzayiroba. Ifi yawe ntawe uzayiroba papa. Deko sikarama mama, ifi yawe ntawe uzayiroba, nta muntu uzayikurobana, ntibishoboka. Abiteguye kumusubiza muri gereza barahari, barindiriye imfungwa yabo ngo baze kuyisubiza hehe? Muri gereza. Mu nama naho abandi Imana yabafunze bose, nta numwe wifitiye icyizere cyane ko n'inzozi zari zabananiye. Mu cyimbo cy'amarira ufite ushobora gutungurwa n'igitangaza cy'amashimwe muri mugoroba. Mu cyimbo cy'ibibazo ufite bikujengereje ushobora kubona Imana ikoze igitangaza. Uyu muntu urwaye ntiyakire gukira mu izina rya Yesu. Enewa bakurambike ikiganza, wakire gukira, abazimu bagusoke mu izina rya Yesu. Pewa kosika ene mandolai, fa kuba urubasha Imana. Ngo agiye kumva barabati Yosefu injira, hari umuntu Imana igiye gutatabara, injira arinjira. Baravuga ati twakuraho umuntu uri mu Imana, nta muntu twabonye, Yosefu niwe twabonye. Ese ukeneye kuba igisubizo mu buzima bwawe? Yosefu ntiyarazwe, yagiye ari baramugurishije ibiceri. Uwo bagurishije, umunyagano bagurishije, agiye kuba igisubizo mu gihugu kubera kubaha Imana. Ndakwifuriza kubaha Imana. Kubaha Imana ntabwo ari iby'abakene, kubaha Imana ntabwo ari iby'abaswa, kubaha Imana ni iby'abantu bose. Kubaha Imana ntabwo ari iby'abasaza, kubaha Imana ntabwo ari iby'abatagira akazi. Kubaha Imana ni iby'abantu bose. Ukeneye kuba uri umubosi ariko ubaha Imana, ububosi bwawe bwubaha Imana. Ibimodoka ugendamo byubaha Imana. Kubaha Imana ntabwo ari iby'abaswa gusa, oya. Kubaha Imana, nawe Yesu aragushaka ngo agukoreshe ibyo utwara. Haleluya. Ngo Yosefu baramubwira ngo nta wundi muntu twabonye, ni wowe, ni wowe twabonye. Haleluya. Ni wowe twabonye. Mwana w'umuhungu baravuga ati rero ubu tuvugana. Umwami aravuga ati ubu tuvugana, havuyeho ngewe umwami, harakurikiraho wowe. Abafande, abajenero, abandi ikomangoma by'umwami bose bajya hasi ya Yosefu. Avuye he? Avuye muri gereza. Ese urifuza gutungurana? Ese urifuza gutungurana muri icyo gihugu urimo? Ese urifuza gutungurana mu muryango wawe? Ese urifuza gutungurana mu buzima bwawe? Ese urifuza gutungura abanzi bawe?
ese urifuza gutungura abakugambaniye? Ese urifuza gutungura abakuruga? Lopela shagre elefo. Ese urifuza gutungura abatwaye imyenda yawe? Emera ubuzima bwawe Yesu abuyobore. Nyirabuja wa Yosefu ahara akavuga ati imfungwa barayifunze, abamuzanye bakavuga ati bararangiza ajya ngo tumusubize muri gereza. Naho mwijuru maravuga ati mumushakire igipangu cyo gutahamo. Nta nzu yagiraga muri kira gihugu. Mwijuru bari gutegeka ngo mumushakire igipangu cyo gutahamo. Umwami se uwungirije umwami yagenda n'amaguru, mumushakire yo kugendamo, mumushakira abarizi. None ariko ewe mwami Yesu we, mumushakira abarizi, mumushakire n'abatetsi. Urumva arajya kwitekera se? Mumusha Imana igutungure. Ndashaka gusengera abantu. Hari abandi kuba bagiye gusaba Imana ikabaha imbaraga zo gukizwa, hanyuma bagatungura. Nta kiri Imana idusaba gukizwa. Bazabireba, bazakureba. Ibi nkubwira nushaka itero kiyandike, ntabwo ari burage, si siyasa. Bigerageze ukizwe neza, urebe ibintu bikubaho umuryango wawe, urebe ko ubuzima bwa Imana itabuhindura. Nanjye bikubwira wicaye aha ngaha, ntabwo ari data unyicaje aha ngaha, si umunani yampaye ngo mbe nicaye imbere y'iyi kamera. Oya, si umugabane yampaye ngo muzane mu ivugabutumwa. Kubaha Imana iyo bifatikanyije no kugira umutima unyuzwe bivamo inyungu nyinshi. Gerageza kubaha Imana, urebe uburyo Imana ihindura amateka yawe. Lesha enewa kosika dro erefai. Hari umuntu umutima uri kurya cyane. Hari umuntu umutima uri kurya kubera ko akarandevu yarafite k'ibyaha kandi arumva yagakatira. Kakatire, katira ko karandevu k'ibyaha gakatire, gakatire, katira ko karandevu mu izina rya Yesu. Gakatire wandike gusengere. Ubuzima bwawe bwemerere busigwe. Mukange gusengera abantu bakira gusigwa kuva kubaheraho mu ijuru. Gusigwa imbabazi, gusigwa umwuka wera, gusigwa umunezero, gusigwa agakiza, gusigwa amahoro, gusigwa umugisha. Ola kosika droy pene watala shine bu erevai. Gukurikira Yesu ntabwo ari ukuyoba. Gukurikira Yesu ni inyungu nyinshi. Emera Yesu akuyobore. Mu mwanda sengera abantu bagiye gusirwa amafaranga, gusigwa inote. Hari abantu Kristo agiye guha amafaranga. Sinjura buyaguhaye, ni Imana wubashira buyaguhaye. Hari abantu Kristo agiye guha akazi ni kubona. Iyo wamwemereye akuvana mu kwirirwa uryamye, akakubwira ngo genda depose, none baragufata, ukadepoza rimwe bakagufata. Haleluya, haleluya. Ugomba kuba umumaro, ugomba kuba umuntu wese wemereye Kristo akamuyobora. Abigishoro cy'Imana, abo munyamumaro mu itorero, abo munyamumaro mu gihugu, abo munyamumaro mu muryango. Ndakwifuriza kuyoborwa n'Uwiteka. Bitekerezo ngo usengere. Uyobowe nande? Ubuzima bwawe buyobowe nande? Amarangamutima yawe ayobowe nande?
ese ugira umwuka wera ukubuza gukora ibyaha cyangwa Imana urayirwanya? njya mbabara cyane iyo mbonye umuntu, njya mbabona mu by'umwuka umuntu yagwa kuri gusenga aho atakumva ijambo ry'Imana akarwanya Imana, agahita ava akajya gushaka hari filime. Hari igihe kizagera ijambo ry'Imana riceceke. Wifuza umuntu ugusengera umubure, wifuza umuntu wakwirukira umubure. Ndakwifuriza gukizwa kugira ngo ukore stock y'amasengesho mu buzima bwawe. Gukizwa si iby'abashomeri, gukizwa n'ibyo wa buri muntu wese. Sinzi umuntu uri aha ngaha Yesu ashaka gukuraho urupfu, ariko ndimo ndi umuntu Kristo ashaka gukuraho urupfu muri amateraniro. Nimba ukeneye gukizwa, ukeneye ko Imana iyobora ubuzima bwawe, andi kuvuga ngo nanjye nkeneye ko Imana iyobora ubuzima bwanjye. Umva gusenga kwanjye, umva gusenga kwanjye, umva gusenga kwanjye, Mwami Yesu ndakwiyeguriye. Umva gusenga kwanjye, Mwami Yesu ndakwiyeguriye. Orashakara muri abantu. Umva gusenga kwanjye, Mwami Yesu ndakwiyeguriye. Umva gusenga kwanjye, shira igicaniro mu mutima wanjye, unyuzuze umwuka wera, sindi ibyaha byose. Shira igicaniro mu mutima wanjye, indirimbo ni yawe. Unyuzuze umwuka wera, sindi ibyaha Mwami. Shira igicaniro mu mutima wanjye, unyuzuze umwuka wera, sindi ibyaha Yesu we. Unyiyoborere Olash Mwami wanjye, umbere inshuti y'ubuzima bwanjye. Haleluya. Unyiyoborere Mwami wanjye, oleboria, umbere inshuti y'ubuzima bwanjye. Dore iminsi ni mibi, Satani arimo ariba abantu. Mwami wanjye unyobore, nyoborwe nawe Yesu. Dore iminsi ni mibi, Satani arimo ariba abantu. Mwami Yesu unyobore, nyoborwe nawe Mwami. Unyiyoborere orashara Mwami wanjye we, iminsi ni mibi, Mwami unyiyoborere. Ndaje imbere yawe Mwami unyiyoborere, uyobore intambwe zanjye Mwami unyiyoborere.
uyobora imishinga yanjye mwami unyiyoborere usukira umwuka wera mwami unyiyoborere orashara unyuzuze amavuta mwami unyiyoborere yobora mana yobora oriya shakarabo yobora mana twese dufatanya ako kantu yobora ndakwiyeguriye yobora mana yobora ndagukeneye yobora mana yobora ndagukeneye yobora mana yobora ndakwiyeguriye ahazaza hanjye simazi mwami unyiyoborere aho unjyana ni wowe uhazi mwami unyiyoborere ahazaza hanjye simazi mwami unyiyoborere aho unjyana ni wowe uhazi mwami unyiyoborere imishinga yanjye urayizi mwami unyiyoborere orarasha mwami wanjye Yesu we mwami unyiyoborere ahazaza hanjye ni wowe uhazi mwami unyiyoborere yo uyobora intambwe zanjye mwami unyiyoborere ni mu kirere ngenda mwami unyiyoborere orasha ni mu kazi nicaye mwami unyiyoborere ni kwa muganga ngiye kubyara mwami unyiyoborere haleluya ni mu bibazo bikomeye yoyo mwami unyiyoborere ndagukeneye Yesu we uyobora intambwe zanjye ndagukeneye mwami we uyobora intambwe zanjye ahazaza hanjye ni wowe uhazi mwami unyiyoborere yobora mana yobora ndakwiyeguriye yobora mana ririmba ko gako yobora ndakwiyeguriye yobora mana papa yobora ndakwiyeguriye yobora Yesu yobora mana yobora ndakwiyeguriye amahitamo yanjye yobora mana yobora ndakwiyeguriye ndagira ngo dusenge Imana lela shalabo enemo de kosika drefai ndagira ngo dusenge Imana ukeneye Imana ubuzima bwawe bukeneye Imana abana babakeneye Imana mu kazi kawe ukeneye Imana mashuri yawe akeneye Imana urugo rwawe rukeneye Imana amafaranga yawe akeneye Imana miniseri yawe ukeneye Imana dro elekosi elebodify ni mandola imodoka ugendamo ikeneye Imana ibyo kurya urya bikeneye Imana umwuka wera atari mu buzima bwawe ngo Yesu Kristo akuyobore shitani yakwiba ariko ukeneye Imana shiti yanjye ndagira ngo usengere ese urumva ukeneye gukizwa ese urumva ukeneye ko umwuka wera yayobora amahitamo yawe ese ukeneye gusirwa urumva wakakira gusirwa muri kano kanya ese ukeneye gusirwa kuva heraho mu ijuru ukeneye gusirwa imbabazi zo kwabarirwa ibyaha ukeneye gusirwa shiraho ikiganza uvuge ngo ni njyewe nkeneye gusirwa kandi ubikore wihuse ntutinde urwana umutima ukeneye kubona Imana mu buzima bwawe ukeneye kubona Imana muri famiye yawe
Afurika dukeneye Imana. Lekosikadroy. Shuti yanjye aho uri nkurikiye wumva Ikinyarwanda ukeneye Imana. Naho barimo basemurira ukeneye Imana. Ibyo ukora byose bitari mu Imana nta kintu bikumariye. Ukeneye gukizwa. Yesu Kristo akakubera umwami mu buzima bwawe. Ukeneye Imana. Abakomeye dukeneye Imana. Because erefai. Abadogiteri mukeneye Imana kugira ngo Imana iyobore intambwe zanyu. Abanyabwenge mukeneye Imana. Abahanuzi mukeneye Imana. Abashuma mukeneye Imana. Abadiakoni mukeneye Imana. Abaririmbyi mukeneye Imana. Abacuruzi mukeneye Imana. Lekosini mo erefai. Abaganga mukeneye Imana. Abarimu mukeneye Imana. Shona woze numva. Shona amakuru. Y'abantu batafite Imana bakoze amarego ku mwana w'umunyeshuri. Bamutenda barangije bajya kuyivanamo. Iyo ubuzima bwawe butari mu Imana bugukoresha amarorerwa, bajya kuyivanamo, barabacakira, barabayora, barafunze. Nje nkurikirana amakuru. N'abarezi ariko kuko nta Mana ufite kuzamarorerwa, kugira ngo ugire umwuka w'Imana uhana mu buzima bwawe, kugira ngo amaso yawe arebe ariko umwuka w'Imana kubuza ibyaha, ugomba kwemera Yesu akakuyobora. Nawe ni Satani yakwicira izina. Ukeneye Imana. Iyo udafite Imana, umugore uba warashatse urugo, urushatse urugo ufite umugore cyangwa se umugore n'umugabo barashakanye, akambara agatimba karahira, haba hatari mu Imana, mwakica undi, mwakaroga undi, mugashwana, mukakaza agatanya. Umuryango ukeneye Imana kugira ngo umuryango ukomere, kugira ngo abashakanye bakomere, bagira amahoro mu rugo. Mukeneye Kristo kaza mu buzima bwanyu. Ahatari Kristo nta mbabazi zihaba. Buri muntu wese yihagararaho, mwakumva ko ari umugabo n'umugabo, mugahangana paka mugiye mu nkiko, aho mwagiye bavuga ati murahira museka, batunze amakamera mukajya muri kureba nayingwe. Ariko ubuzima buri mu Imana habamwe imbabazi. Impamvu ufite igikomere wanze gukira, nta mbabazi ufite. Umunsi uzabona Imana uzagira imbabazi. Kuko imigambi yawe kuri njye ari myiza, zakomeza nkwizere kuko utayobya, zakomeza nkwizere kuko utayobya. Kuko imigambi yawe kuri njye ari myiza. Oriya sharama. Kuko imigambi yawe kuri njye ari myiza, zakomeza nkwizere kuko utayobya, zakomeza nkwizere kuko utayobya. Imbabazi ze
n'urukundo rwe nibyo bituma tudashiraho. Imbabazi ze n'urukundo rwe nibyo bituma tudashiraho. Zategereza nizeye icyo yavuze kizasohora. Zategereza nizeye icyo yambwiye kizasohora. Zategereza nizeye icyo yavuze kizasohora. Zategereza nizeyeyo icyo yambwiye kizasohora. Zategereza nizeye icyo yavuze kizasohora. Kuko imigambi yawe kuri njye ari myiza. Kuko imigambi yawe Mana kuri njye ari myiza. Zakomeza nkwizere kuko utayobya. Zakomeza nkwizere kuko utayobya. Ndagira ngo dusenge Imana. Bakristo bene data mu nshuti z'umusama nkuriki, tugeze ahantu habi abantu basige bagoreka n'ijambo ry'Imana. Tugeze ahantu habi aho umuntu yicara, umuntu akicara akavuga ati kudatanga icya 10 ntabwo ari icyaha. Tugeze ahantu habi aho umuntu yicara akavuga ati gusambana ntabwo ari icyaha. Isi igeze ahantu habi. Tugeze ahantu habi aho umuntu yicara ajya mu rusengero akizirikaho ibisasu. N'isi birahari akumva ko atari icyaha. Bene data, ubuzima butarimo Yesu Kristo, ubuzima butarimo umwuka wera, ubuzima butabona umwuka wera bukora amahano. Nimba utifuza gukora amahano, emera Yesu akuyobore. Nakuyobora ntabwo uzicuza. Tugeze ahantu habi aho abantu bajya umuntu ajya mu rusengero akajya no mu kabari akemeza uburyo kunywa inzoga atari icyaha. Agakiza kari ku manegeka, ariko shitani arakanuye ngo yiba abantu benshi. Ndakwifuriza gukizwa. Ibyaha nta nyungu. Ndabizi neza ko ibyo mvuga hari nk'abikunda, harimo n'abatabikunda, ariko igihe kizagera upfa kuba waciyeho kuva n'ijambo rimwe. Igihe kizagera uvuge ngo bya bintu wamukozi Imana yavuze ndabibonye. Ndakwifuriza kujya amahitamo meza, mwuka yera akakuyobora. Reka dusengere abantu biyemeje gukizwa, kubanga rw'ibyuma bandebera abantu banditse bashaka ku buzima bwabo buyoborwa na Yesu Kristo, buyoborwa n'Imana. Abari bomperaho, hanyuma turimo turasengera abo bantu basoma n'undi muntu ufite ibyifuzo. Ikindi natangaye aho umuntu ashaka ko Imana imusubiza atihanye, atavuye mu byaha. Aho umuntu ashaka hanurirwa
atavuye mu byaha, ariko ubuhanuzi baguhanurira utavuye mu byaha wibwira ko uvuye ku Mana, uvuye kwa Satani. aho umuntu ashaka mubwira imigisha ari umurozi, ajya mu bapfumu agambana agashaka bamubwira n'imigisha. Birabaje. Meruka kuba duteranye mu materaniro mu rukiriko wa gatatu, nimivuga hari abantu babizi babyibuka. Nyoboye amateraniro kuba umuntu wicaye imbere yanjye yicaranye uburozi, nani kumwe n'umushumba wanjye n'abandi bakozi b'Imana, hasa n'uburozi pe, sa n'uburozi, ashiraho ngaho uburozi. Dutera tubyina n'ababyina, dusimbuka n'abasimbuka. N'umwuka w'Imana arambwiye ngo vuma umurozi. Ndavuga ngiye kuvuma umurozi, ndabara gatatu umurozi n'abatari yaza ndamuvuma. Soma ijambo rivuga ngo umurozikazi ntuzareka abaho, riri mu Kuva. Nyamara gusoma ijambo ry'Imana tugiye kuba tubona umuntu arapfukamye, tubona umuntu arapfukamye, bimaze kuba kabiri, tubona umuntu arapfukamye ati ninjye murozi. Ibirozi yabizanye. Bakristo bakozi b'Imana, mu byo dukeneye mu buzima bwacu, ukeneye ko umwuka w'Imana kuyobora, agakiza ukajya n'umwuka wera. No mu nsengero tusigaye duterana hasiga hazamo abarozi, hakazamo n'abagambanyi bagambana. Ndamubaze se washaka kuroga, ngo nashaka kuroga wowe n'umushumba. Turamaza atumwe ngo natumwe n'abandi bantu n'undi murozi mugenzi wanjye, nje ndoge gusa ishaka urusengero ngo rukomera, ngo urusengero rwa Rukiri rukomera. Cyo ndavuga ubusa urusengero rwa DPR jena ko kweli kushaka rukomera. Ko ndashima Imana ko uyu munsi amakara amaze kujyamo, uyu munsi sound proof na parafuna igeze kurijyaho. Hari igihe abarozi bahambira, bari bararuhambiriye ari ibisima, bantu batekereza gushyiramo amakaro bikanga. Ndashimira mushumba wanjye Nyasi, Imana imumugisha hano ari cye kimwe amagambo ati mukozi w'Imana, uru rusenge nyamara rwajyamo amakaro, urizeye? Ndizeye. Imana ikora igitangaza, amakaro ajyamo. None igice kimwe cya ritari tayari, parafu yagezemo impande zose, impande hizo no hino mu nguni, tayari parafu yagezemo. Ngo umurozi ngo yavuze ngo nashaka ko urusengero rwazabaho. Umurozi arafatira, agafatira imyenda wambaye, agafatira amafoto, agafatira umutwe ugahora rwamutwakira, agafatira business gahomba, umurozi arafata agafatira imodoka ikagipfa buri munsi, ukajya uhembwa amafaranga ayufashe ukajya kuyakoresha imodoka ikaba ikigeragezaho kuba igisubizo. Umurozi arafatira ukubaka inzu, ukayirwarizamo umwana, ejo ukarwaza undi, ukaba mu buzima budafite ishusho, amafaranga gushiraho ukajya kwivuza zidakira. Iyo wemere Kristo kwinjira mu buzima bwakabuyobora, iyo myanda yose arakubura akagezayo. Haleluya! Yesu aje kubohora ubuzima bwawe. Hari impinduka abarozi bariho. Nuko nguko umutima uri guhata ijwi yawe ngo kizwa, irindi ligavuga ngo byo uzakibwa ikindi gihe. Uwo ni umurozi.
uri kuvuga ngo byihorere wana ntacyo bitwaye uriya nibyo yivugira ni umuruzanya azakwica uhagaze arakwibikiye nyamara ukeneye Imana ndagira ngo usengere umuntu mbere uko dusengera ibyifuzo mbere uko dusengera abantu bashaka ko Imana ibayobora ko umwuka wera abayobora bakeneye gusirwa Imana ikabasiga menye neza ko Uwiteka akiza uwo yasize azamusubiza ari mu ijuru yegera. Twasomye ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 20 ku murongo waho wa 7 ndetse n'uwa 8 ndetse n'uwa 9. Kubaje basanga twatangiye kubwiriza no twasomye Zaburi ya 20 ku murongo wa 7 ku murongo 8 n'uwa 9. None menye yuko Uwiteka akiza we yasize azamusubiza ari mu ijuru rye ryera, azamusubirisha imbaraga zikiza z'ukuboko kwe kw'iburyo. 8. Bamwe biringira amagare abandi biringira amafarashi, ariko twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Barunamye baragwa, ariko twebweho turahagurutse turemye. Imana ibaho umugisha. Abona abaje nonaha mwakeneza ijambo ry'Imana. Ndagira ngo kwangwa inyuma bari gusoma abantu bakeneye gukizwa, bakeneye kururwa n'Uwiteka. Ibindi byifuzo biraza nyuma. Abafite ibyifuzo barabandika, turabishyira ku bindi byifuzo. Yesu abamugisha. Ni karibu. Niyonsaba Amereti yanditse ngo nkeneye gusigwa nawe mwami. Imana igusure mu izina rya Yesu gushoboze. Niko Revera yanditse ngo nkeneye gusigwa mu izina rya Yesu. Yesu agusige mu izina rya Yesu, ahindura amateka yawe. Yego. Ndagira ngo twinjiye mu gusengera ibyifuzo. Nari navuze ngo nimba hari umuntu ukeneye gukizwa, ukeneye gusigwa n'Uwiteka, ugasigwa ukakira imbabazi z'Imana, wandike ushyire ikiganza ngo mwami nkeneye gusigwa. Ntabwo ngiye nihuse. Nimba uhari wakandika tukagusengera. Nimba utarakizwa, nimba ugisubira inyuma, nimba ukeneye gusigwa n'Imana, mbere uko nija mu gusengera ibyifuzo wakandika tukagusengera hamwe na bene data. Nimba uhari wakandika. Nta kibazo, uramutse uhari wakandika. Tuzaririmba indirimbo uyu mwana w'intama wanesheje. Tuzaririmba indirimbo uyu mwana w'intama wanesheje. Tuzaririmba indirimbo uyu mwana w'Imana wanesheje. Tuzaririmba indirimbo uyu mwana w'intama wanesheje. Tuzaririmba
indirimbo y'umwana w'Imana wanesheje. Mbega ihuriro ry'abera bose bavuye mu isi, banesheje isi na Satani ndetse n'umubiri. Mbega ihuriro ry'abera bose bavuye mu isi, banesheje isi na Satani ndetse n'umubiri. Mbega ihuriro mana we, mbega ihuriro ry'abera bose bavuye mu isi, banesheje isi na Satani ndetse n'umubiri. Tuzazamura ibendera, umwana w'Intama wanesheje. Tuzazamura ibendera, umwana w'Intama wanesheje. Dusengeye umuntu wese ufashe umwanzuro wo gukizwa, dusengeye umuntu wese ufashe umwanzuro wo kuyoborwa nawe, igihugu arimo, ahatuye, uwajyaga yihana agasubira inyuma, uwagiye mu ntege nkeya. Buri muntu wese ufashe uyu mwanzuro wo gukizwa niyakire imbabazi zituruka aheraho mu ijuru. Umuntu wese ukeneye ko lerashayinemo erefo ababarirwa ibyaha, ukeneye gusigwa nawe, yakire imbabazi, yakire kubabarirwa kuba mu ijuru, ababarirwe. Umubyeyi, umugabo, umusore, umukobwa, umuntu wese ukeneye mwami waciye bugufi akavuga ngo mwami ndifuza kuyoborwa nawe, tumusabe ngo umuhe imbaraga, umuhe imbabazi, umuhe amahitamo meza, umusure asurwe nawe, yakira impinduka idasanzwe mu izina rya Yesu, amen. Turagira ngo twinjire mu wundi mwanya wo gusengera ibyifuzo. Turararika abantu bafite ikibazo cy'uburwayi ngo bandike, turararika abantu bafite ikibazo cy'urubanza ngo bandike, uvuge ngo ndakire gutabarwa. Turararika abantu bari gusaba Imana umwuka wera ngo bandike, Yesu aguha umwuka wera ahindura amateka ya mu izina rya Yesu. Turararika abantu bari kubwira Imana ngo mwami nkiza akagambane, andika Yesu Kristo ashobora gukiza akagambane muri amasaha hano iwacu ni mu kajoro. Turararika abantu bafite urubanza ngo Yesu aruburane, lepa lasha erefo. Ndararika umuntu ufite inda wenda kubyara kugira ngo Uwiteka amukize impfu, amuzingura kure uruzingo ku buzima bwe. Abo bantu bose bandike tugiye kubasengera. Turararika umuntu umaze iminsi afite ibikomere byo mu muryango we kugira ngo Imana imutabare, imukize ibikomere afite. Yesu ashoboye gukiza ibyo bikomere, amateka agahinduka. Turararika umuntu umaze iminsi aribwa mu nda kugira ngo Imana imukize ubwo burwayi. Hari n'umwana w'umukobwa udukurikiye urwaye nawe akore ku nda ye, Yesu aramukiza. Turararika umuntu umaze iminsi abwira Imana ngo mwami ndifuza ko umicyo gukora. Turagusengera ariko nawe mu minsi mikeya ugende utangira akazi mu izina rya Yesu, udepoze ushaka akazi. Wowe urandika ngo mwami ndagushimiye ko mpaye akazi. Turararika umuntu umaze iminsi afite urubanza rw'imitungo ye yagiye kugira ngo iyo mitungo Yesu ayimugarure mu izina rya Yesu Kristo. N'umuntu uri gusenga kugira ngo diporome ze zibashe kugira agaciro baroze, Imana ivanemo amarozi mu izina rya Yesu izikureho icyangiro. Turararika umuntu ufite ubukwe ariko arabona ubukwe bwe bugiye gupfa ngo lapa aze tumusengere, yandika amani ngewe yakira ubutabazi buva heraho mu ijuru.
Imana igucira inzira kandi ukwe bwawe bubeho mu izina rya Yesu. Turarika umuntu umaze iminsi acuruza ahomba ngo Imana imukize ibihombo, uwo ndi kumwe mu mwuka w'Imana amwe ngo niwe wenyine Yesu niwe wakubasha gukiza ibihombo. Turarika umuntu avuye mu kazi bitunguranye kubera amashari baramugambaniye ava mu kazi bidasobanutse, ari kubwira Imana ngo mwami nimba nkugira umugisha asubira mu kazi. Turamurarika ngo nawe aze yakira umugisha w'Imana yandika ngo mwami gushime kumaya akazi kuko ugomba kubona akazi bidatinze mu izina rya Yesu. Turarika umuntu uri gusaba Imana ibyangombwa reparasha ariko nta cyerekezo nta no kwizera afite, ngo yandike nawe ashyeho ikiganza abe mushime kuri Imana icinze ukamaye ibyangombwa. Turarika umuntu umaze igihe arwaye umutwe ngo Imana imukize umutwe, arwaye umutwe, arwaye n'amaso, arwaye no mu matwi, haza nk'ibintu biduruza ndetse ajya n'ikintu cy'isereri. Aba bantu bose bandike tugiye kubasengera, kandi narabwiye ngo iby'umwuka w'Imana avuze ukumva ari byawe wijijinganya jya uhita wandika. Murabizi ko tuba turano kuwa mbere ku cyumweru ariko no kuwa mbere turagaruka kuri Zoom. Tuba twifuza no kumukora nk'abasirikari kugira ngo iby'umwuka w'Imana avuze uhite ubishyiraho wandike wizere, hanyuma tayari tubisengere. Apana gukomeza ubyigaho ngo nze kumamagara ya wandika. Numva ufite isoni zo kwandika uraba utarageragezwa. Umuntu wageragezwe ntagira isoni zo kwandika icyifuzo cye ntibishoboka. Mu gihe ugifite isoni ntabwo ari wageragezwa. Turarika umuntu umaze igihe afite umusozi wo kubengwa kugira ngo Imana imukureho kubengwa ndetse imukize n'akagambane kamuriho. Turarika umuntu umaze iminsi afite intambara mu kazi, akora muri banki nawe nakora muri banki, ariko iyo banki ibamo intambara n'amashari kugira ngo Imana imukize izo ntambara mu izina rya Yesu Kristo. Turarika umuntu reparasha arimo afite imishinga myinshi, afite urugendo ndetse afite n'akazi azajyamo no mu bintu by'inama, yabuze amahitamo. Uwo turamureka ngo nawe yizere azabanziriza mu rugendo afite rw'akazi, azakurikizaho imishinga ye. Yesu azabana nawe kandi bizagenda neza. Turarika umuntu umaze iminsi yarabuze umwana kugira ngo Imana imucire inzira abone uwo mwana we. Lekosi kadro elefo. Aba bantu tugiye kubasengera, hanyuma